urabona ko ubuzima muri iki cyaro burakakaye urumva kandi byameze nabi dukore ikinzira reba n'ubugari nararanye waretse mani ko ibintu byabaye hatari ndi gukora hidi nakora ino bikanga noneho kankugira inama mfite akagabo k'agakire twakarasa mani tukarara tunari ariko rero mani we buri byongera muri biru zo ntabwo unyizera nkiriya nda wambaye nimugoroba yari inyishe neza inda yake ngo nogura amasaha abiri bikora ibi ariko kamubwire mani turishwa n'inzara se kandi tubona mu magato mani turishyura iki yavuze ngo ugiye no kunjyana kwiba iradumwa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahura yes nyizera nkwereka nyizera ubwo iyo diro reka tuze kuza kuyikina namenye ako kantu ni kabi duhure mu masaha 9 dukora iyo diro mani gutinyuka unyizera baraduha bamamasha nyizera ariko kanyondo mwana wa mama baraduha bamama ukabyara nyizera impamvu yatuma nkwizera impamvu ya mbere ngiye nkuba yarankubise ndazuka urumva nawe kugira ngo ubyemere ko urumva niga turebe ko n'urupfu niga urebe ko nta miyaga nshyiramo mani uri kumva natari kuvugishwa ubu nawe nakuniga ngibyo kuniga byihorere ahubwo we tega ijosi nimba uri hatari mbanza ntari teze none uretse bite se kandi uretse icara mubwire uretse ibiki se kandi wanize cyane kandi nakubwiye mu niga gake wambwiye ko uri hatari afite inyogoye turashize none ariko mani kanyundo utangiye gutaka nkunize gakeya uriya mugabo naguta muri wese aza kuba arana muri wese naguta muri wese uraza kwirwariza ngiye nakubise abasirikari buriya nuko nunguye nawe nuko nunguye bankweretse tugende bro niwe uragwa muri wese nawe zinkweretse ingero nyinshi ubu ngubu ikintu kigiye kugeraho genda uzane kwa dufunguza urumva tujya dukoresha nyine tugiye gucamo ntabwo umwana nanjye mani namenye ako kantu ni kabi gabo hari igihe ukagiye mu kazi wivuga byinshi reka tugende mani yego Xavier za modoka se bimeze ute ko Rwanda Revenue uri kunyishyuza imisoro bimeze ute mugire nyine mushaka ukuntu mwashiraho amafaranga mwakoreye sawa nabize mushireho aro yes kanyundo urihe ko nakubuze wagicucu urihe aho twasezeraniye naharenze wabangutse wagicucu Yesu umane ni njyewe ni wowe none se wagicucu ibi nibyo nakubwiye iki gicucura ifoke yicitse rero wagicucu hose ntabwo uzi ko ari dusanga batetse turajyamwa uri igicucu ariko tugende turagerageza iyi ngiyi irafungura ndabizi ariko nyizera sinabikubwiye tugende iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se na boss yewe nakubwiye ngo iki wakigurike wagireka kuneza abantu wagicucu nyizera boss kanyika reka tugenda gushika abo ni bane numvise kamwereka wagicucu cyangwa vanyira umushenzi cyane tanze mani tanze reka mwereka wagicucu yatukaneze turi wagicucu nzi ko hariho n'ibiryo iki gicucu mani waryohewe fate mbakome nta n'ikiza bagukora okay reka nkumve
witwa nde? Njye boss wanjye wagiye none hamwe nitwa Irando. Wowe Ngewe boss. vuga neza. Ni Kanyundo. Ubundi cyo gihungu. Nikose gato kumwica. Sobanura uwica. Akiri ko Wowe uyu asanzwe yiba, wowe ni igiki cyakuzanye? Aka boss nubwo twazanye ntagutungiraga. Naje wasaga boss ahuze yagiye gushaka imodoka. Awe kamengore kuyensobanurira neza. Iki gihungu. Imigozi ya karimunda cyarayimaze. Gacikeho kubita. Boss kamaze musabe babaze ngo Ifoka kutabuma. bazo muhibi cyo mubwira. Kutabuma. Okay, nimba mushonje kamazanira ibiryo. Nari Bazanira ibiryo ubundi munsobanurire.